Mama Sharene se ubukwe bwe buzabera hanze. Amakuru ufite ngameze gute? Amakuru haramaze igihe muri Kenya. Ni hari guhigira ivyangombwa. Byo kugira gute? Byo ntagerego urumva umutware wari Katari. Sinzi niba mu Rwanda kujya muri Katari bigoranye. Nambisha visa barayigize free muri Katarira. Muri Katari. Ariko amaze igihe muri Kenya ari kushaka ivyangombwa cyangwa se akaba yaragiye no guhurira n'umugabo bakaba bari gukora date. Oya se kandi. Kwese. Masherere se umugize ntago ari cyo mvuze nje mvuze ko bahurirayo bakajya gukora date. None se ntibivugwa ko abagore bo mu Rwanda kubera yuko bajiste bahari kandi amaso abacanye. Urumva basigaye binyabya gutya bakururira ku kibuga cy'indege Kanombe bagafata Kenya Airways bagahita bagenda bamara ibyo ngibyo sha bamara kugerayo bagakina date. Mama Sharene akaba ari Kenya ari gukina date n'umugabo ariho bahuriye. Hoya ntago ari cyo mvuze mvuze gukina date. Urumva mvuze gukina dede rero igihe ari cyo yego Mama Sharene kambanze nkore igikorwa cyo kumushimira. Yego n'umuntu wirwanyeho kuri social media man tujye tunabyemera abakunda bo bazazikwiye credit ya Mama Sharene muyimuhe. Njewe rwose Mama Sharene namushimira kuko numwe mu bamama narigera mbona nk'igitsina cye kibunga kuri social media. Habe namba ngo burahari nimba bunahari afite uko yabukavarinze ariko n'umwe mu bamama birwanyeho inkuru y'ukuntu yari izamutse na ADPR kumuhagarika aba yarabaye umugore usabiriza. Ariko arwana nabyo arabihanduringa n'abana arabafata ntiyabata ntiyagira gute ntibicwa n'inzara. Bigeze ku rwego Imana igiye kumwubakira barimwe barangiza amashuri. Uwo mu mama ni gute utamuhurura credit arayikwiriye? Ni gute utamufasha? Igihe amaze nta mugabo ni kinini. Igihe amaze nta mugabo ni kinini. Nta niwo tumubona mu rukundo nawe bivuga ni mu rwongorerano. Ntawe tumubona mu rukundo ntawe tugira gute nibibaye ni ibingibi biza tukaza tukabyicara. Rero ukoze ubukwe Mama Sharene ngiye birandyoheye ni nabyiza cyane nta kibazo nambifiteho kuko wararwanye kandi ariko ikibazo nuko yanze ko umugabo ashaka ubwo umugabo yaragiye gushaka si yarusenye se. Iyo nkuru ntago watwijijemo neza. Oya buretse umusaza wajya gufasha Mama Sharene mbere akanamutsindagira firigo kwa kundi yazaga. Uwo musaza Mama Sharene yabonye ari imbeho atayawuzo arajugunya. Nimubyuka neza umuntu Mama Sharene akora ikiganiro ku isimbi abwira Sabe nguzi kugira ngo umuntu agukure mu modoka. Yari uwo musaza. Uwo musaza rero yari yiwe ibihumbi 50 by'idolari birengaho duce kuko yamenyaga buri kimwe n'amashuri y'abana. Ariko kandi nyine mwaba diaspora namwe mujye mukoma musosi wa Ndagara. Nimba umudamu aje hano akavuga ko nta mugabo afite ukiyemeza kwinjira mu rukundo jya umenya ko ugiye guhagararaho. Nimba yarakoze divorce ugomba kujya uhaha kandi ntibigutera ipfunwe n'abana bakiga kuko ubuje kusa mu kivi cy'uwarutaye. Umusaza 50 biragiye $10. Urumva baba bagomba ibyo bintu kubifata. Nimba uhahiye umuntu aba hano kuri social media kuko ahamubonye wikumva kuri gukora ikintu kibi. Pastor Justin credit nari nyumuhaye ariko nibutse urukundo rw'umugabo we yaragiye gushaka ntakabanye na Claude Papa Sharene bikaza gupfa kuri finale biturutse kuri technique. Wabi bintu babizi nta kabanyura se ari ugiye gushaka ajya gushaka jyateye ivi ku isimbi ntabyo wabonye buretse gatoya. Uyu mugabo Papa Sharene nawe namufata nk'umupapa w'intwari man. Urumva gusa mani basabe baranashukana ni nayo yayo baramushutse ngo ntatera ivi kuri kamera ariteye. Umuryango w'umukobwa uravuga utahangaho urawunyoye. Urumva biza kurangira babyanze nyine burapfa. Umukobwa wita mushakira undi delegate ariko ntago iyo kesi uyiri inyuma ari Mama Sharene. Oya se
ko amakuru nyafite kare oya pe baba bamubeshyeye ntago iyo kese wari uri inyuma ari wa Mama Sharene none hari indi bango kuko nakabanyura ari inshuti yanjye kamwihorera kamwihorera wadutayemo Justin wadutayemo ko wadutayemo ko oya kubera nahaririye inkoko kabyo mbyihorera oya wadutayemo koko watabari ukadutamo akambyihorera ariko nakabanyura n'inshuti yacu nanjye ndamwemera nakabanyura ntago namufatanya n'ibikomera afite oya kamushyiremo imiyaga muhuhire ko tuzi ko agiye gushaka mbere y'umugore ariko ntago umugore byari gukunda kuko impamvu bitari gukunda yego Your time isaha yawe kuri mwese tubashimire kandi tubaha ikaze mwese mubana natwe mwese mudukurikira mwese mwemeye gukora subscribe ahangaha mudukurikiye turabashimiye cyane turi kumwe na Revla Pasteur Justin Pasteur umeze neza ndashima Imana ese rya Pasteur racyari gitaba none se ndiki nje bura no kumva yanjye bazandikaho Revla Pasteur nupfa nabwo bazabishyira nubwo uri Pasteur bazavuga ngo Revera erega mani ngiye narimitswe sindi nka ba Korode kanceceke oya neza Korode hari agafoto wabona yimikwa Korode ngo yari imitswe nyine oya ntago ngiye kuvuga ngo si yimitswe kuko burya umuntu yimikwa ari n'igihe yimitswe ibihe by'amafoto bitabaho ariko se hari agafoto wabona sinzi ko wakabona nta n'akavideo wabona ariko njyewe video yanjye wayibona ari impari si wari uhari hari n'abantu bari bahari benshi cyane bavuga uti Justin yari imitswe byaciye no kuri YouTube byaciye no ku ma YouTube nubwo ngo ushaka kuba wari wabiguze oya wewe hariya wari uri weho kwari ugufungura urusengero njyewe umunsi wo na mbere n'imico iremera uwakwimitse se ntaturuka mu nce za gutyo ariko hariya twimitswe bitewe n'amashuri twize nubwo wapfa bazabishyiraho njye ndi Revera uri full man hari umuntu wajyaga ngo ni General Sanzarume ni pasiteri nta rusengero oya njye mfite urusengero none se ubu ngubu ADPR yanseka cyangwa andi madini uzajye twaza yabuze afungwa cyangwa Izayi yabuze ayo bamufungira cyangwa Karidinari yabuze ayo bamufungira na Shehe nibabuze ayo bamufungira n'imisigiti imwe irafunze yego none se ubu babinseka ntago baguseka nuko rero babe baretse urumva ahubwo wenda bagomba kujya babyumva bakananyubaha ariko baranyubaha abantu umeze neza dupfa ko nambaye igitenge ngo dupfa ko nicara mu rugo nkateka umva ibintu nimba ari utwo twahabanziza ntacyo utwo ntago tuzatuma ntajya mu ijuru basi umeze neza ndashima Imana ibintu bimeze fresh urebye abantu bati ubundi Revera Pasteur cyangwa se Justin yajyaga dutangariza ariko aho yameneye flashe agafata flashe agahonda hasi abamushutse nta kintu kitubwira niba ukuri nyako ukuri kwarahindutse imiyaga niba kwahindutse imyuka byagenze bite oya ubu ngubu naje rego ubundi burankura nkora ibiganiro by'imiriro kuva mu kwa 7 gutyo kugeza mu kwa 12 izuba ryatse impeshyi cyane yatari mu mpeshyi ndimo ndagenda nza yatari mu mpeshyi wapi ase wagira imbeho y'imvura ukagira ubundi ngiye hari amezi mba mfite n'imyaka nanjye ubwanjye kuva mu kwa 12 kugeza mu kwa 5 banakasiri nta n'igihumbi mba mfite ariko ubu ngubu nk'ubu n'ikimenyimenya bankurikiye harimwo abari bukanda akanyenyeri batewe n'iki nibyo ugiye kuvuga kuya gusa bagakande kubera ko nageze mu mezi tugeze mu mpeshyi igihe cy'amakwe kandi igihe iki gihe abantu bafite amafaranga wenda nta amafaranga ariko yabaye ibura hose na muri diaspora yarabuze koko oya diaspora batagikanda akanyenyeri amafaranga mu diaspora ntiyabuze ahubwo abantu twagiye tubatenguha nyine nabo bayagumisha ku makuru mubatenguha mute mubatenguha mute hari ibyo bari babitezeho niba dukomeretsa abakunzi babo abandi bari batwitezeho kutivuguruza birangira twivuguruje abandi bagiye babona tutasaba imbabazi birangira tuzisabye bari bazi ko bari gufasha abagabo nyabagabo bari gufasha babwa urumva raba diaspora ntitwabarenganya babuze aho bafata babura naho bahagarara urumva cyokoze uzajya upfa bazajya bamufasha uzajya mu bitaro bazajya bamufasha ariko iyo wango barakuremera nabwo kandi ushaka kuzajya mu bitaro ukirwanaho wanapfusha ukirwanaho nka wa muvandimwe umuvandimwe yapfushije yirwanaho woheze
aha mbaza ibindi singiye kwikora ntugiye kwiteranya singiye kwiteranya da uriteranya kandi umuntu adahari ngo yaracembye hoya urumva tugiye kuyadupfusha tunirwane nkubeshye ubundi ibihe tuvuyemo byakatwigishije inkuru n'ibiganiro twagakoze yego ariko kubera yuko ntazi ikintu tuba tumaranira sinzi ariko nanone ibintu byagiye bidukoma mu nkokora na ribu nayo yajemo impamvu ribu yajemo ni ibuhe buryo tekereza ko nk'ubu nshobora kuvuga ngo Claude ntawe uzi aho yimikiwe kandi ariko kure agahita ajya muri ribu ngo yambangamiye hari nk'utuntu ribu itagakwiye kujya inaki bagahita baguhamagaza ibyo bintu ntuwongere kugira ute kubivuga ariko mbere waraza gukasa bayongwe bakasa bande bose nyine bigatuma showbiz iryoha ariko ubu ntibikiryoha uravuga umuntu agahita ajya muri buti yambujije amahwemo ubuse n'uwataye umugore ntabwo turi bumuvugera nawe araza avuga ko twamwinjiye mu muryango uyu wataye umugore none se ko biba byavuzwe byagiye ukarubanda kubivugaho nta kibazo twinjire i Nyamata i Nyamata hari abantu benshi bategereje kumva amakuru y'i Nyamata bagiye babona ibintu biri kuza gutya bakavuga abandi bagatanga za komanteri babona umugore araje aravuga ariko hari kugenda hamenyekana andi makuru yisumbuyeho kuri case ya Bishop Gafaranga ndetse na Annette Murava nyuma yuko umugore we aje akavuga ko nta kibazo bafitanye biravuga ko byaba ari ibintu bo bateguye ari Gafaranga na Annette bateguye iyi situation yose yo kugira ngo umwe afungwe hari ikintu bari gukwepa kigendanye n'amadeni byarabanje baravuga ngo ntihakagira umuntu ukora kuri izi nkuru sumbaza hiyo message yagiye yiva bakavuga ko nguri kuva muri ribu ngo ntawemerewe gukora kuri izi kuri inkuru ya Gafaranga kuri inkuru ya Gafaranga na Annette Murava nkibaza ngo ubundi kuva kuri ribu ya ni headquarter kuko buriya abaribu ni inshuti zanjye ndabemera ariko baba babeshyera ntago umuribu yavuga ngo ntukore kuri iyi nkuru kandi abona n'ubundi iri mu rukiko kandi abanyamakuru bahaza wenda batubuza nko gufata amavideo ariko kumva urubanza ntibatubuza kugira ute kurwumva no kubisesengura uko twabyumvishe byabereyemo nta kibazo biraza abantu bose koko bajya gukora kuri iyo nkuru bikanga ariko tuza kubona ko Claude yashakaga kuyiharira wenyine kuko yabuzaga abandi akanabibabwira ariko we akicara akagira ute akayivuga abateye kamera i Nyamata kwa Gafaranga agahita avuga ngo reka nyivugaho bwa nyuma ngo nubwo kubivuga ngo bitemewe ngo ariko reka mbivuge bwa nyuma uri kumva kabaza Nyamata mu Bugesera gushaka amakuru mu baturanyi abagiye Nyamata mu Bugesera ajya gushaka amakuru mu baturanyi ibintu biraza ako kantu kababaza Annette Murava buriya rero reka nkubwire abantu mudukurikiye mwese narababwiye ngo ninjye muntu muzasangana amakuru ninjye muntu muzasanga uvugisha ukuri byasa nk'ibyinjiramo ribu nkabuka nkahita niyirukira kuko buriya umuntu uvuga kuri ribu bazakwinjiza ugiye no kwakayo serivisi wari ubwo uhumeka usohotseyo kubera ko ubuhura n'abantu urumva bamwe bakatisha bambitse amapine abandi bakatisha bambitse amapine mbese ni nk'umuntu ugiye imageragere niyo waba ugiye gusura bagukingure kiriya gipangu ushobora kuvuga uti ndava muri rigororera ndahumeka ari uko ngeze hasi yego ibuka tugiye gufata Yongwe umutipe wasohotsemo amazemo inde imyaka 4 yavuze uti mwampaye tike tiko ndi kureba inyuma nkumva bashaka kunsubizamo bivuga ngo hari ahantu ntakinishwa ubundi ahantu hose hari inzego za leta cyane za gisirikare mu bigendanye nyine n'umutekano harimo polisi harimo ribu n'abasirikare aho hantu hava umva nta nkuru wagize ubwoba ariko ntacyo biba bitwaye ni abana beza cyane ko bagenza ibyaha nyine rero kambanze mbaha agasenariyo gatoya kugira ngo muze guhita mubikompara n'ibya Gafaranga ntavuze ntagize ibindi bintu byinshi mvugaho hari ahantu hamwe ku Gisozi umutipe yamaze imyaka 2 atishyura inzu yari afite nyiri iyo nzu yabaga muri Canada aza kuza amaze kuza inzu yayiberagamwo 100,000 oya 120 ubwo kuba imyaka 2
imyaka 220 amezi 10 miliyoni 1,200 1,200 miliyoni hafi 3 hafi miliyoni 3 birangije kubera ko uwo mugore yari yaratangiye kujya yiyandikishirizwa utumesaje nyirinzu yaba kuri WhatsApp yaba handi araza amubwira uti weho uzaza ari ahantu tuzafata mu kibina duhite tukwishyura umuntu ava aho ngaho agera i Kanombe uwo mugore yarazi gutwara imodoka ajya kumufata i Kanombe araza munyurana ahantu muri hoteli imwe ntababwiye kubw'umutekano wa hoteli arangije umugore apanga n'umugabo uti ngiye nzagenda nyishime mu bwanwa nikimara kwikuramo uzahita uza udufate aya mafaranga tumurimo ntago tuzaba tukiyamuhaye baramutegurira aragenda aramufata nta nubwo bateye ibirometero byinshi ni muri iriya site ya za Remera gutyo tu bitaza Kimironko utaharenze garuka kuri stade n'umunsi yawe utaharenze yego ubwo murimo mu byumva hafa ewan yamaje kwiyambura bamugeraho na kamera imbubusi iri hariya hanze gutya ibubusa hano gutya baramufata neza yego urumva aramubwira uti kumbi impamvu umugabo atavuga uti kumbi impamvu utanteraga puresha ku mezi nkubereye mu nzu uyu ni umwaka wa 2 wajyaga hari n'utuvideo umugore yemeye arifotora tw'amabere urumva aramwereka adushyirayo babipanze wageze ngo umugabo siyanze igisebo cyo muri famiye yego yabasinyiye miliyoni 5 no kuba mu ndi mwaka n'igice bamukuzaho agira amahoro uyu munsi rero kuba bishop Gafaranga yego hari ibintu by'amadeni byagendaga bimubarwaho mbere ntago ari igisobanuro cy'uko kuba babiduruvanganyiwe mu rugo kugira ngo tumwe mu mitungo bafite tube twakwandika haneti murava nk'umugore ufite umwana wenyine hanyuma wenda nka kimwe cya kangahe gihite gihabwa Gafaranga ababereyemo amadeni aba aribo bayasigarana erega reka nkubwire nk'aka kantu iyo Rwemaza kugatekereza nawe urumva hari imitungo ye itari gufatirwa haba hari ikintu aramuye niyo mpamvu Rwema nk'uko yavuga uti abantu bafite IQ iri hasi hariya nawe namubonye mwiciriritse iyo aza kubiduruvanganya we na madamu imitungo bakayihereza umudamu bagasanga nta kintu afite ariko uzi gufungwa ugasiga n'umuryango mani ubayeho nabi bikakaye ahubwo Gafaranga yaba ari harabweye tubwire neza hari abantu batari kumva neza nyirizina uko scenario ifite amakuru avuga ko Gafaranga mu rukiko cyangwa se yararimo abantu amadeni ahwanye na miliyoni 80 kandi afite etaje ariko nayo idashobora kubiho gatoya afite etaje nese uri kumva aramutse akoze divorce na neti murava etaje bayihana ufite umwana umubyeyi ugiye kurera umwana bayuha hohotewe kandi afite umwana agomba kwitaho rero agiye agafunga igihe runaka nta kibazo ariko umuryango awusize ahazima buriya bajya bavuga ngo ubusa buruta buri ariko nibivugwa nanone nyine kuko zari zigiye kumwakira rero ahantu byabinyemereje ko ari byo ni ukuntu Aneti Murava yaje akavuga ngo umugabo wanjye ntacyo dupfa nta kibazo dufitanye ahubwo abashaka ko tukigirana sinzi ikibazo mufite rero ni ukuvuga ngo hari ibintu abantu baba bakwiye kubanza bagatekereza nyine ukibaza ngo ibi bintu biturumbutse he bije bite ese aya madeni yo yajemo umuntu afite amadeni ya miliyoni 80 baramufunze ngo ahohotera umugore ntacyo mwumvamo mwebwe ubwo nta kintu mwumvamo ako gasenariyo k'umuntu wari uvuye hanze bakamunyaga ntacyo mwumvamo erega hanze hari abantu b'abanyabwenge hari abantu bafite IQ iri hejuru kandi Gafaranga ni umutaramu mana ashaka gutekereza akicara akavuga uti ariko sha ibi bintu
katubigenze muri ubu buryo uku nuku 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 ariko ugasanga nyine ibyo bintu bakoze ubundi hari ukuntu ukinisha ikintu yego urugero ni nka kumwe papa bitangaza yakinishije puranka bagashiduka byari bibakomeranye erega buriya byari bibakomeranye yes utese kandi urumva bakoze puranka yo gusenya urumva barebera bajya no kwa note akina puranka yo kuva iwajya muri geto wagize ngo ntibyari bimugagaranye byari bimugagaranye agezeho bigenda bite ampaye inka sibwo igipfakazi cya mbere kimuhaye miliyoni sibwo kimubwiye ngo iki sha oya sibwo igipfakazi kimbanje kikamukubita miliyoni y'umugoroba yego sibwo abadiaspora nka bane bamuge mama bitangaza twituti twereke ku moko twereke ku mabere akavideo titusunikira akavideo sibwo bimukomeranye yego sibwo ubuyobozi bubijemo kuko ubuyobozi bwo ntago ibya puranka byabo bari babizi icyambere yagiye ajya kumuhesha w'inkiko yandikisha gatanya muri uko kwandikisha gatanya mama bitangaza abijyana mu kagari urumva ati umugore utwite aramuta aragenda banabitegura neza udufaranga yarabonye mu nzu yaragurishije aguramo matera aguramo gaze aguramo n'ibiki kugira ngo araza arabeshya ngo bayamuriye baragenda korode nawe bamukina umutwe ngo acumbikiye umuntu yewe urumva aragenda acumbikira papa bitangaje ko ze batanze views ariko ari igihe ukina urya ugahaga baca umugani ngo hari igihe ukina urya ugahaga papa bitangaza nawe byari bimumiranye iki ishokoro wagize ngo ntiyari yafunzwe azira ijambo avuga ngo nuko ari umurokore ngo yafata umutwe akawushyira muri mvirope akawujyana muri ribu wagize ngo ntiryari rimufungishije hari ubwo ukina urya ugahaga kandi ingaruka ya kiriya kintu papa bitangaza bazayibona hashize imyaka 3 ntago nonaha bayibona kubera iki oya buriya ibintu byo kuri social media ntago bibona aka kanya ukora ikintu ariko ingaruka ukayibona mwimbere aho ngaho atari ako kanya rero ibi byagafaranga na neti murava iyi mikino barimo nabo ntago nonaha batangiye bumva ko bitanaremera ariko bagiye kubona babona babaye inkuru nimba rero bagiye kubona bakabona babaye inkuru nta kindi bagombaga gukora bashidutse guhandoringa ibyo bahandoringa ikintu nkundira abantu baba batwicaye inyuma baganira babizi ko telefoni bari imbere ifata niko yemwe ba mwamubizi ko iyo telefoni ifata aya majwi ari deregite mwamuganira mu iki kandi telefoni ifata deregite ngo bari mu mikoro twikomereza rero baba bikoze nabo bazi ko benda bitazagera rero bo babikoze bazi ko ari akantu bahita bafunga niyo divorce igasa nk'iyemera nk'inakunda ariko noneho ntibamenye ko hari igihe gishobora kugera inzego zikabizamo hari n'ukuntu ukora iki kintu uzi ko izina ryawe atari rinini urumva kandi izina ryawe ryarangije kugera ku rwego utatekereza ko iryo zina ryageraho ugasanga bikubyariye amazi nk'iki nk'ibisusa rero nimba agafaranga yarakinnye n'ideni ry'abandi uko amakampani ajya ashya hari amakampani menshi ashya agashiduka ibyo bintu bihiye agomba kwishyura kandi mu kwishyura baba bagomba kwishyura muri ariya mazu kandi kampani ntiyajya kwishyuza mu nzu iri muri divorce kandi sinzi ko umugabo iyo ari amodeni aba yariye mu buryo bw'umuryango n'ubundi n'umugore bimugomba kumugiraho ntabwo umugore yakanga gusinya ngo kandi inzu bategetse ko itezwa cyane yego kandi ayo mafaranga bizi ko umugabo yagize ute yayariye rero mbibutse ko iyo umuntu afunzwe n'ibiki ibintu bigenda biza hano kuri iyi mihanda twebwe natwe tukabisesengura faranga se aba yatashye rega hari umuntu unafungurwa akongera agafungwa sari umuntu ufungwa ako ninde muntu ngo uzafungwa kabirira
ndamwibagiwe sinzi umuntu wakatiwe harimo n'urundi rubanza nibishaka nibishaka buriya kiriya gihano yakatiwe urumva nimba ari kubikorera rimwe simbizi azabikorera rimwe buri ubwo ni ibiri ubwo ari kubanza kurya usubitse arimo ari kubanza kurya ahubwo uwarimo azakukiza usubitse ubwo ni ibiri n'amezi atandatu ko ari hatari bya bintu birakomeye bya bintu biba bikaze ngeri rero ntimuzamfunge kabisa muzantware muzajye mungira inama nzajya mpita niyirukira yego Annette Murava nyuma yo gukora ikiganiro aza ku mbuga nkoranyambaga aravuga uti nta kibazo mfitanye n'umugabo wanjye benshi bakoresha imbuga nkoranyambaga bati none nindi ufunze gafaranga ndetse n'ibigarasha yewe biti leta y'u Rwanda ishaka iki kuri gafaranga bizana bya bindi byabo ntekereza ko Annette Murava ari yakosa yakoze wasanga ari risaba imbabazi imbogisi nko muri ribu cyangwa ahandi cyangwa se ribu nayo ikaba yaragize uko imuganiriza ariko yaramuganirije ikiganiro cyaba cyarasibana cyarasibwe kiragaruka arangije yongera gisubizaho ubwo urumva ko reka ngo urabona ejo bundi reba nujya kuri channel urasanga ikiganiro kire wabonye ko kitari kire ejo warabibonye yarakigaruyeho none nyuma yo kukigaruraho nibwo ahise postinga kuri Instagram ye ko avuye gusura gafaranga ntiyaba yavuye gusura gafaranga akamubwira akagisubizaho ahubwo cyangwa yabanje yagisibye mbere yo kujya mu ahantu hari inzego hari inzego ni ukuvuga ngo Annette Murava agakino barimo we na gafaranga barakazi ibyo bari gukinisha abantu barabizi ibyo bari gushyushya imitwe y'abantu barabizi rero namwe nimubitaho nimuhagarare mushyuhe babashyire ku ipano babatereke kuri gaze nese ni gute umuntu yaba ataramufungishije ngo aramupostinze ngo yamusuye kumusura ntacyo bitwaye pe urumva ariko ni gute umuntu avuga ngo yamusuye ngo yagize gute Annette Murava yaranditse ati mvuye kumusura yabibwiraga ndariko ku mbuga nkoranyambaga ya posting nese ninde ubishinzwe yambwiye ngo abakunzi be arabasuhuza hey love you know you are strong and I know it too God has chosen us together as one abamubwiye ngo uraho urukundo ngiye keretse yabivuga mu gifefe ndabizi ko ukomeye ndabizi ko hey love you know you are strong and I know it too ndabizi ko ukomeye kandi ndabizi neza Imana yaduhisemo kandi turi umwe sawa niba hitemo ayo magambo uravuga iki Imana yaduhisemo kandi ibyo bakora barabizi ibyo bari gupurankinga abantu barabizi ariko bizabakoraho yagafoto wa postinze ko nari keza mukundasha apostinga shushu be ariko rero ibi bintu nabyo biba bikwiriye kurebwaho ubundi reka mbanze mbaze nuko nyine aba ari urwego runduta kure cyane ruba rurebera abanyarwanda baza nta kibazo ariko nabaza nka ribuho gatoya nk'abantu natwe dukora amakosa bakaduhamagara yego ni gute baba babizi ko umugore umugabo wafunze aribo baba baragiye gufata umuntu bakamukorera investigation ibyo ngibyo ndamura investigation yego none bakabona nk'umugore ariteretse gutya ko tubizi ko hari abantu bajya basibisha ibiganiro bakoze urugero nk'ibyo Jackie yakoze ashyira impeta muri tuwarete byarasibwe kuki baba babizi ko nk'umuntu ukomeye muri ribu wenda abaribu bose baba bakomeye ariko ntekereza ko bagenda basumbana bitewe n'inshingano nyakwa Bitseri Murangira waratangaje uti gafaranga afunzwe akurikiranweho ihohoterwa yakoreye umugore we none umugore we agahita aza akavuga ngo sibyo nje n'umugabo nta kibazo tugize ute dufitanye agakumya akanandika n'ibi bintu tutabeshyanye kandi babizaho social media ubu Rwanda ntekereza ko ikijyanye na social media cyangwa se imbuga nkoranyambaga kiri hejuru mu kuntu nta kantu kasigaye kabaho ngo karare katamenyekanye gute badahamagara Annette Murava
babizi ko n'umugabo we atarahindurwa umwere yego bitaranamuhama. Umugore ubu nta kintu ari kwica, kwica iperereza, ubu nta perereza arimo arica kandi mubirebera. Ubu nawe mukeneye kujya guperereza koko, mugiye guperereza icyatumye akora ikiganiro. Mufata nimba ari kitamushutse, mufata nimba ari Sabe wamushutse, mubafata abantu bose bashutse Aneti murava gukora kiriya kiganiro. Twese turabizerega ko umugore n'umugabo, umugore ashobora guhubuka agafungisha umugore, umugabo agafungisha umugabo, ariko si igisobanuro cy'uko yakwicaye ngo atere kamera mu gihe ubugenzacyaha bwatangaje ko bufite umuntu kandi ibyo bumufitiye byaratanzwe n'umugore, none ageze hariya arimo abahindura abanyabinyoma. Ubwo ni ukuvuga ngo ubwo aravuze ngo urwego rw'ubugenzacyaha RIB ni mu rukemange. Hari undi muntu warafungishije Gafaranga? None se hari undi muntu waba waramufungishije? Umuvugizi aba yarabivuze. Ubu uyu munsi uko ubibona Gafaranga arafunze. Gafaranga ukeneye ubutabera nonaha, ubu nonaha ngaha Aneti Murava ukibibona ni n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB rukibona iki kiganiro nkoze rutegeka Aneti Murava gukuraho kiriya kiganiro, nabyanga cano yose iveho. Njemba kubera iyihe mpamvu? Kuko muri twebwe urumva twebwe tuba twabaye gushoberwa. Umuntu araje ngo umugabo wanjye nta kibazo dufitanye kandi afunze, kandi ari wowe wamufungishije, bigaragara muri dosiye bigaragara. Urumva icyo kintu? Rero ni ukuvuga ngo ibyo bintu biba birimo bikorwa ntago no je ne sais pas, ntago je ne pas kubyumva pa, no yego siri popure, ntago yabyumvikana ibyo bintu. Wowe Aneti Murava, yego birashoboka ko wafungishije Gafaranga ari ufite abafana benshi kukurusha, bakaba bakokeje igitutu, birashoboka cyane, bakaba batari no kugufasha mu buryo runaka cyangwa ubundi. Wakagombye kwicara ugatuza, ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha n'inkiko bigakora icyo bishinzwe, kubera yuko nibitagenda gutyo watuyobeje byarangiye. Yego twese turi kuvuga ngo ese koko RIB ntago igikora ibintu biri mu murongo kandi ari rwo rwego mu Rwanda mu bijyanye no kugenza icyaha, bakora ibintu biri ntuza bifite umurongo. Rero kiriya kiganiro nge nari kugikuraho kandi nkanandika message isaba imbabazi kuko cyakozwe mu gihe kitari cyo. Cyakozwe mu gihe kitari cyo kiriya kiganiro. Yego kuko nose gisigura icyo bundi. Nimba Gafaranga nta kibazo mufitanye mutwereke mwicaranye. Ngo mutwereke. Ntabwo hari ariko ubwo sinzi aba wenda bo bafitanye ibibazo, cyangwa se uvuge ngo agifitanye na leta. Yego bimenyekane. Cyangwa uvuge ngo ni amadeni dufite niyamufungishije yahunze, maze duhite tubaza iryo hohoterwa yarikoreye indi. Hari undi mugore agira tutazi, hari undi mugore waba waramureze. Amazina y'uwamureze arahari muri dosiye. Amazina y'uwamureze muri dosiye. Claude ntiyayisomye Claude. None why not? Uribaza. Nibaze. Ntago dushaka kugira ngo tuze no gutinda kuri iyi case ya Gafaranga. Nabonye imihanda hari uburyo yatangiye kunyererana. Umuvandimwe w'umunyamakuru amakuru avuga ko yirukanye umugore we byanabi cyane, kandi ko nawe yamukoraga ihohoterwa. Vuba aha dushobora kumva Murangira nanone atangaje. Ntago Murangira azongera gutangaza aya mahohoterwa akorerwa abagore. Kubera iki? Nise nimba umugore agenda akarega noneho yarangiza agahindura RIB umweru, urumva ubwo se urumva yakongera gutangaza ibyo bintu? Wapi ntibibaho. Uzaba ureba. Yes. Aha. Ntago bizabaho. Ntibizabaho. Bizabaho kuko ibifite mu nshingano. Ntacyo ubwo ngubwo izabanza igira ibyo igigira uko babanze bukabaganiriza cyane pe, kuko urumva baba bafite guhubuka kwishi cyane.
urumva ubundi hari ngende mpagarare nk'abamama Annette Murava nawe naragiye kumuganiriza umuganiriza ubona hari nk'iyo nama wamugira uri mugenzi we urumva ntago birabikwiriye umunyarwandakazi kwicara ubizi ko ufite ikibazo mu rugo ngo ukore ikiganiro uvuga ko nta kibazo gihari kandi ukita umuntu sheri mu bishirira sibaho sheri w'imagerage sheri wiririma se ibaho kandi ari weho wabikoze nimba arananiwe kwihanganira ikibazo yagukoreraga waba wibuka ko hariya ariho honyine uriya Annette Murava akimara gutanga ikirego waba wibuka ikiganiro umuvugizi wa RIB yakoresheje avuga ngo abantu mwese muhohoterwa yego waba ubyibuka cyane waba ubyibuka sicyo cyatumye abikora se none ahise avuga ngo nta kibazo mbo uyu munyamakuru nawe utangiye kuzana ibibazo umunyamakuru yitwa Eminyawe Eminyawe ngo bimeze Eminyawe n'ubundi akora afite YouTube channel yitwa Eminyawe Empire cyane bari Empire rero Eminyawe ko mbona yahangaye gasuku yakoze Eminyawe rero hari ahantu ikintu gishobora kuba icyambere harimo kuba ibi bintu hashize igihe bibaye byo kugira ute ku mugore yamwirukanye Eminyawe yirukana umugore yego ariko ushobora kuvuga ngo kuki gasuku wabizanye nona Eminyawe amaze igihe yishyuza gasuku amwishyuza 300 avuga ko yamwambuye gasuku nawe azanye ibintu bimaze amezi angahe wasanga n'umugore Eminyawe yirukanye afite undi mugabo noneho ugasanga gasuku aje kumukubitisha yuko ngo yirukanye umugore ahubwo gasuku niyishyure erega ingo se nese hari ubukwe bwa Eminyawe wigeze ubona ntabwo nigeze mbona nese ubundi urumva bibiri tabemeraga kuba basambanyi we n'umugore we urumva ni ukuvuga ngo rero Eminyawe yego kuba n'ubundi yari yaragiye akareshya umugore akamuzana muri ghetto bakabana urumva hari n'igihe baba barabyaranye bafitanye umwana njyewe Eminyawe ntago namuveba kuko ingo zibamo byinshi urumva nawe ubwo ufite n'urwa kabiri oya njyewe ntago mfite urugo rwa kabiri njye mfite urugo rwa mbere nta divorce ndakora reka ubuhamya bwawe urabwihakanye ntago mbwihakanye kuba narisaidiye nkatera umuntu inda hashize nkamubyaza abana babiri nkaba mbafite iwanjye nkakora urugo rw'isezerano ntago ubyemera ko rwari urugo urugo wisaidiye abana babiri urugo n'urwo nubatse kandi babiri nabisaidiye ku mugore umwe kandi bari iwanjye barya nabahahiye yego biga amashuri nishyura n'abana banjye ntese nge nasenye uruhero ngo mva mwana rwose urumva nge nari ndimo nisayidira gutyo pasiteri rwose havamo ibintu kandi nari naraba pasiteri nari nkiri mu bujiji wowe ukiri mu bujiji yego rero uri kuvuga kuri iyi kesi ya Eminyawe rero ntago namuveba nona ushobora gufata icyemezo ukabwira umuntu mwakundanye ngo tubane bibaho henshi umugore yagera iwawe nta sezerano ntaki ugasanga birananiranye nimba byarananiranye bakabyumvikanaho mwakacukwe n'undi ukwe ntago bisobanuye ko Eminyawe ntitwabimushimira ariko nanone ntiwakwihambira yamukoreraga ihohoterwa ndetse byageze ku rwego ngo anamutwara imitungo akaba ari umugore iyi mikoro ni yande haryo mikoro nyirayo yazimye ibi bintu mu ba YouTubers ko mbona biri kwera byo gukora ihohoterwa bo oya bashobora kurira ku bya gafaranga bakabihindura ihohoterwa nyine kandi kubihindura ihohoterwa erega mu ngo habamo byinshi wangu mu ngo habamo byinshi hari igihe musimbukana ku kiyiko hari igihe musimbukana ku mukozi hari igihe musimbukana rero Eminyawe nese ubu niwe wa mbere wirukanye umugore ahubwo gasuku we niyishyura amadeni afite yere kugenda bivanga bihuzahuza areke kuzana iby'umugore areke kuzana iby'umugore wa Eminyawe ntabyaza abagore mu rugo mushobora kutumvikana agacukwe nawe ugacukwa ibyo si ibintu byumvikana ikindi kandi si ikibazo aho kugira ngo Eminyawe byumvikane ko yishe umuntu bo bakwifatira umwanzuro
bagatandukana cyane ko nta masezerano bari bafitanye. Yego. Uri kubyumva neza? Nta n'ikirenze kiri aho ngaho kandi. Ariko nibizamo ngo minya Gasuku hari ari gukora akantu ko kwirengeza kugira ngo abanza acubye minyawe. Ariko minyawe njewe ndanamushimira kuko ubu uyu munsi none nimba tutari kuvuga ngo minyawe yishe umugore ibintu bimaze amezi angahe nimba atari 6 9 urumva ahubwo batabana tukaba turi kuvuga ngo minyawe ubwo sibyo ubundi bifite inkuru kuba tarisha umugore kuba dufite inkuru ivuga ko batandukanye ni byiza aho kugira ngo tugire inkuru ivuga ko yamwishe. Rero iyo udashoboye kubana n'umuntu n'ubundi muratandukanye cyangwa ngo umwe afungisha undi cyangwa umwe ngo afungisha undi. Rero Gasuku yere kuvuga ngo Eminyawe yakoreraga ihohotera umugore kandi umugore ataragiye kuri RIB. Yego. Kandi umugore ataragiye yego ngo amurege kuri polisi cyangwa ahandi. Urumva ahubwo Gasuku we wikora amatakira ngo ishyure Minyawe. Yego. Wedding invitation impeshyi kirimo amakwe menshi. Ubukwe bwa Masherene uri tayari? Amasherene se ubukwe bwe buzabera hanze. Amakuru ufite ngameze gute? Amakuru haramaze igihe muri Kenya. Ni hari guhigira ivyangombwa. Byo kugira gute? Byo ntagerega urumva umutware wari Katari. Sinzi niba mu Rwanda kujya muri Katari bigoranye. Nambisha visa baragize free muri Katarira. Muri Katari. Ariko amaze igihe muri Kenya ari kushaka ibyangombwa cyangwa se akaba yaragiye no guhurira n'umugabo bakaba bari gukora date. Oya se kandi. Ahaha. Masherene se umugize ntago ari cyo mvuze nje mvuze ko bahurirayo bakajya gukora date. None se ntibivugwa ko abagore bo mu Rwanda kubera yuko bajiste bahari kandi amaso abacanye. Urumva basigaye binyabya gutya bakururira ku kibuga cy'indege Kanombe bagafata Kenya Airways bagahita bagenda bamara ibyo ngibyo sha bamara kugerayo bagakina date. Masherene akaba ari Kenya ari gukina date n'umugabo ariho bahuriye. Hoya ntago ari cyo mvuze gukina date. Urumva mvuze gukina dede. Rero igihe ari cyo yego Mama Sharirene kambanze nkore igikorwa cyo kumushimira. Yego n'umuntu wirwanyeho kuri social media man tujye tunabyemera abakunda bo bazazikwiye credit ya Masherene muyimuhe. Njewe rwose Mama Sharirene namushimira kuko numwe mu bamama narigera mbona nk'igitsina cye kibunga kuri social media. Habe namba ngo bura nimba bunahari afite uko yabukavarinze ariko n'umwe mu bamama birwanyeho inkuru y'ukuntu yari izamutse na ADPR kumuhagarika aba yarabaye umugore usabiriza. Ariko arwana nabyo arabihanduringa n'abana arabafata ntiyabata ntiyagira gute ntibicwa n'inzara. Bigeze ku rwego Imana igiye kumwubakira barimwe barangiza amashuri. Uwo mumama ni gute utamuhurura credit arayikwiriye? Ni gute utamufasha igihe amaze nta mugabo ni kinini? Igihe amaze nta mugabo ni kinini. Nta niwe tumubona mu rukundo nawe n'ababivuga ni mu rwongorerano. Ntawe tumubona mu rukundo ntawe tugira gute ni ibingibi biza tukaza tukabyicara. Rero ukoze ubukwe Mama Sharirene ngiye birandyoheye ni na byiza cyane nta kibazo nambi fiteho kuko wararwanye kandi ariko ikibazo nuko yanze ko umugabo ashaka ubwo umugabo yaragiye gushaka si yarusenye se. Iyo nkuru ntago watwinjijemo neza. Oya buretse umusaza wajya gufasha Mama Sharirene mbere akanamutsindagira firigo kwa kundi yazaga. Uwo musaza Mama Sharirene yabonye ari imbeho atayawuzo arajugunya. Nimubyuka neza umuntu Mama Sharirene akora ikiganiro ku isimbi abwira Sabe nguzi kugira ngo umuntu agukure mu modoka. Yari uwo musaza. Uwo musaza rero yari w'ibihumbi 50 by'idolari birengaho duce kuko yamenyaga buri kimwe n'amashuri y'abana. Ariko kandi nyine mwaba diaspora namwe mujye mukoma musosi wa ndagara. Nimba umudamu aje hano akavuga ko nta mugabo afite ukiyemeza kwinjira mu rukundo jya umenya ko ugiye guhagararaho. Nimba yarakoze divorce ugomba kujya uhaha kandi ntibigutera ipfunwe n'abana bakiga kuko ubuje kusa mu kivi cy'uwarutaye. Umusaza mu 50 biragiye $. Urumva baba bagomba ibyo bintu kubifata
nimba uhahiye umuntu aba hano kuri social media kuko wahamubonye wikumva kuri gukora ikintu kibi. Pastor Justin, credit nari nyumuhaye ariko nibutse urukundo rw'umugabo we yaragiye gushaka ntakabanye na Claude Papa Charlene bikaza gupfa kuri finale biturutse kuri tekinike wabe ibintu urabizi ntakabanyura se ari ugiye gushaka ajya gushaka ryateye ivi ku isimbi ntabyo wabonye buretse gatoya. Uyu mugabo Papa Charlene nawe namufata nk'umupapa w'intwari Imana. Urumva gusa mani basabe baranashukana ni nayo yayo baramushutse ngo ntatera ivi kuri kamera ariteye umuryango w'umukobwa uravuga utahangaha urawunyoye. Urumva biza kurangira babyanze nyine burapfa. Umukobwa itamushakira undi delegate ariko ntago iyo kesi uyiri inyuma ari Mama Charlene. Kwa makuru nyafite kare oya pe baba bamubesheye ntago iyo kesi wari uri inyuma ari wa Mama Charlene. None hari indi bango kuko nakabanyura ari inshuti yanjye kamwihorera kamwihorera. Wadutayemo Justin wadutayemo ko wadutayemo ko oya kubera nahaririye inkoko kabyo mbyihorera. Oya wadutayemo koko watabari ukadutamo akambyihorera ariko nakabanyura n'inshuti yacu nanjye ndamwemera nakabanyura ntabwo namufatanya n'ibikomera afite. Oya kamushyiremo imiyaga muhuhire ko tuzi ko agiye gushaka mbere y'umugore ariko umugore ntabwo byari gukunda kuko impamvu bitari gukunda ntakabanyura afite ibikomere bya atari kamubabarire yamwihorere kuko hari n'indi kesi Arabwenge Amerika kugera airport mu Rwanda tukajya kumuzana nkarya inkoko. Ntago rero iyo bango nayivuga ariko muzi ibintu mbanzi ukwa karindwi kwageze mukore subscribe ni igihe cyo kumena imiceri cyari imiceri Imana yanjye none sha ndongera nkugurire flash umva ko bagira ngo iki ejo ndaza nkambaye agafurashe mu gatuza karahari ejo ndakora ikiganiro mfite agafurashe mu gatuza ndongera nkugurire flash yo kujya ubikaho amabanga kubera yuko none hari ku muzangure Negistano uko amakuru ari kuza ntago yajya kuri flash gusa Negistano niyo mugomba kungurira flash ntago byaje wadata we yego twari tuzi ko rero Papa Charlene agiye gushaka mbere ariko biranga oya biriya byanze Papa Charlene ariko nawe yabigizemo uruhare kuko hari ibyo atemeranyije na wa mukobwa byinshi yarekuye yakoze ama episode yarekuye n'abana kandi ikindi yari yihuse nawe nawe yari yihuse niyo mpamvu rero bitari gukunda. Ni igihe cyiza cya Mama Charlene kuba yakubaka oya ngiye Mama Charlene nzanamutwerera nimba nanayafite sinzabura n'igihumbi yego ariko nzamutwerera ngiye yirwanye umuntu umumama wirwanyeho y'imyaka yarangiza yamara kwirwanaho urumva agafata abana akabarera. Mama Charlene waba warasambanye nibikureba ibyo byose warabihishe yaba ari n'ababifite ntawe ubifite ntago baba babifite shango bibe bitaratugeraho urumva ahubwo Mama Charlene yabonaga bitari guhura urumva akabyihora kandi ubuzima bwa Mama Charlene hanini kwari kwita ku bana no gusenga no gukora ibiganiro. Rero urumva ko ubwabyo byari ibintu nyine byagombaga kumufasha mu kugumya mu kwirinda kandi yubaha Imana kandi urabizi hari ikibi mfite cya Mama Charlene naba nabameneye umuceri nge mushimira uko yirwanye uko Imana yamukorera ubukwe rero ikanamutuza heza nanamushimira ko yubakiye famiye ababyeyi yabubakiye kadasteri yadanje hariya gutya urenze Ruhango na amateka birivugira bimeze fresh cyane biragaragara ko henda kuva umugeni ngiye maze igihe mpatemberera hirya nkahareba iriya kadasteri ubona ko nivamo umugeni witwa Mama Charlene bizaba ari byo bizaba ari umuriro yego Pastor nishaka twanasoza reka tugushimire cyane Your time isaha yawe